Murakoze, nitwa Rugajurigani. Banje gushimira Bruce na Kenny mwatwakiriye. Ibibazo byanjye ndagira ngo mubitega amatwi Bruce, ndibo guchallenging biri serie. Kariyeri yawe ndayifata mu bice bitatu. Bruce waje ari muto, nta mafaranga afite, akinanutse, struggle yagiye avuga yanyuzemo, akora indirimbo, telefone n'izindi. Media yari hari yamusunitse yari media iri classic ya radio. Bruce mu kibuga cy'Kigali uribona ubizina. Igice cya kabiri cyari gihe wari utangiye kugira amafaranga aragaragara inyuma. Amafaranga mu biryo urayabona, mu myenda ukayabona, mu modoka umuntu yaje mukayabona. Nka 2017 yari atangiye kugaragara. Bruce yari agikorana ya media iri classic neza, amaradiyo, hatabaramo dusaga duto turiya twosuze hari bugiyemo, ariko nyine tukabakanya gato tukarangira. Haza covid abantu bose bari mu rugo, nta kintu bafite cyo gukora. Bruce uri mu bantu bakoze pe, tudashyizemo ibintu by'amarangamutima n'abantu baraha twabyemeranya. Wafashe covid wigiri yawe, ahubwo wagira ngo niwe wayiteguye kugira ngo ukubita abantu imiziki yawe. Wakoze imiziki myiza, media mubanye neza, ndetse promotion icyo gihe kuri radio ndetse no kuri social media zari zitangiye kuza, abantu bakweretse urukundo. Nyuma ya covid ngeze ku bibazo byanye n'igice cya gatatu. Ni igice nkuko abanyamakuru bagenzi banjye babivuze, ushobora kuba warabonye ko ukeneye kwagura imipaka, ntabwo ari bibi. Hari n'akantu wenda abantu bajya bavuga bati Bruce ati kuki ari gukora ibintu byo hanze cyane, ati wenda akibagirwa ibyo mu rugo. Nje mbarakuna nabikoze bikanga, wabigerageje ni byiza. Umuntu atsinzwe ikintu yagerageje akabera abandi kiraro, bakazabigerageza bakabigeraho, ntacyo bitwaye. Ahubwo ikibazo cyanjye ni iki, Bruce, izi saga na media zitinze, uravuga ko media hari ibintu zitakoze neza. Haba hari ikintu regreta wumva mbere yuko twinjira umwaka utaha, abantu baraha tukajya na agreement nawe na media yose, kuri wowe ku giti cyawe, we wasiga ukagarura Bruce wa mbere ya covid, wowe on your personal level, wowe nka Bruce? Hari byinshi bagushinja, nge nakubera honesty kuko turi mu nzimwe. Hari abavuga ko Bruce utakibaha ibiganiro, ngo wazamuye ibiciro. Niba hari uburyo wabihuza urabafasha kubimenya, nkora gutya nsigaye nkora gutya bimeze gutya. Icya kabiri, hari saga yawe na Ben, ngira ngo ushyireho umucyo. Wayinyuzeho hejuru gukora introduction, ugerageza kuvuga ibintu ni byiza. Ben abivugira hirya mumeze nka Leonaperi, akavuga ko nta ribi, ni ibintu bisanzwe, nawe ukavuga ati nta ribi, ati ibi ni bya bindi by'umuziki atari ko mwibikomeza. Ariko aba bantu mwabaciyemo ibice, nge ndashaka ko uba clear wowe kugira ngo icyo kintu gice. Urasaba support, ariko again wowe urakora iki kugira ngo niba hari na side itakumva yumve ko we hejuru yo kubukora umuziki nta kibazo ufitanye na Ben? Havuzwe n'ibintu byinshi ngo mwohereje abantu ngo kujya kwa papa wa Ben, ngo donc you need clarifying ikintu cyo press conference kora. Fungura umutima, nubica hejuru aba bene wanyu mu miziki ndabazi, ako kantu kayago niko konyine baza kuvuga. So fungura umutima ubaganirire kuri issues zose zikureba nini, ibintu bigari. So hari icyo we wumva wasiga kugira ngo mwimpressinge umwaka utaha nta kibazo mufite. Sozanyije nazo bya Bruce ubwo naho. Hanyuma hari ikindi ntekereze, buriya hari n'ukuntu umuntu akura abantu wenda ari kujyana nabo ntibabimenye. Ushobora kuba warakoreye amafaranga menshi muri uyu mwaka, maregere ibyo bintu byose bivugwa, waramonetije YouTube, Spotify, ibitaramo wakoze, amasezerano wasinye n'ama companies, ukaba ufite amafaranga yawe, kandi nge ntakubeshye mbona ariyo ya mbere ukunda kurusha n'ibindi byose.
aba bantu bashobora kuba batekereza ko wakennye kuko wenda batakigucuranga. Babwira utariko njyewe ngiye muri biro uyu mwaka wabaye mwiza, ubishyire mu mibare y'amafaranga, hapana mu mibare ngo nakoze indirimbo 5 zabyaye iki, kuvuga ngo yagiye muri Amerika hari n'impunzi zijyayo rwose. Bisobanure mu buryo bw'amafaranga. Bruce yakoreye amafaranga afatika, babwiza ukuri babimenye. Niba hari n'ibintu wagezeho, haravuga ko waguze inzu muri Amerika, ushobora no kubivuga kubati ngiye nibitse akantu muri Amerika, ukabasobanurira ubereke ko hari n'ibintu abantu bishyiramo gusa. Wa mugani generation yacu byo kudaha attention ibintu, bakabira umwanya muto bakajya mu bindi. Abantu bubu ntago bakigira umwanya w'ibintu, ariko wowe on your personal level uburyo uri gucuruza izi collabs, izi ndirimbo uri gukora, biri kubara, biri kubyara amafaranga. Ibyawe nibyo.